abadutega amatwi turabashuruje. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cy'umuryango. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ikiganiro cy'abantu bakuru. Abana ntibemerewe gufungura iyi video bari munsi y'imyaka 18. Rero uyu munsi twabateguriye ikiganiro cy'ibintu ushobora gukora mu gihe umugore wawe atwite, wifuza cyangwa se mu gihe wifuza ko umugore wawe natwita azakubyarira umwana w'umuhungu. Abantu benshi bifuza kubyara umuhungu ariko ugasanga byarabagoye. Rero tega amatwi iki kiganiro wumve ikintu wakora niba ushaka kubyara umwana w'umuhungu. Icyambere, ugomba kumenya ukwezi k'uburumbuke k'umugore wawe, ukamenya itariki agira mu mihango, ukamenya itariki ayiviramo. Ibyo ukabikurikirana mu gihe cy'amezi 3. Ukabuzi ngo umugore wanjye ajya mu mihango ku itariki n'iyi, azayivamo ku itariki n'iyi, ukwezi kwe kurahindagurika cyangwa ntabwo guhindagurika. Ibyo ukabikurikirana mu mezi 3. Noneho numara kubikurikirana muri ayo mezi 3, ukwezi kwa 4 ngiye kukubwira uko uzabigenza kugira ngo umugore wawe azabyare umuhungu. Ubara uhereye ku itariki ya mbere umugore wawe yagiriye mu mihango, ukabara uhereye kuri uwo munsi ukageza ku itariki ya 14. Iyo tariki ya 14 ugomba kuyimara uhereye ku itariki ya mbere ukageza ku 14. Iyo minsi ugomba kuyimara utarakorana imibonano mpuzabitsina nawe. Biragoranye ariko ugomba kwihangana. Iyo minsi 14. Noneho ku munsi wa 14 byegera wenda kurangira nka za saa 5 z'ijoro, uwo munsi nibwo muba mugomba gukora imibonano mpuzabitsina, kubera ko iyo minsi 14 ishize intanga y'umugore iba yarakuze, yarahishiye, ikamanuka ikaza gutegereza intanga y'umugabo yiteguye gusama cyangwa yiteguye kwakira umwana. Iyo ntanga iba yiteguye gufata intanga y'umugabo kugira ngo bikore umwana. Rero iyo umugabo akoze imibonano agasohora intanga, asohoye iziza zihuta za mbere ziba ari intanga zibyara abahungu. Niyo mpamvu iyo ubikoze kuri iyo tariki, intanga ngore itegereje za ntanga z'umugabo izije zihuta, iyije bwa mbere niyo intanga ngore yakira. Iyo ntanga ngore rero iyo yakiriye intanga y'umugabo ibyara abahungu cyangwa ibyara umuhungu, intanga y'umugore ihita ikora umuhungu akaba ari we atwita. Ariko iyo habayeho gukerererwa cyangwa ukabikora mbere y'ayo matariki cyangwa nyuma, intanga ngabo nubwo ziza zihuta ariko zipfa vuba. Iyo rero zapfuye vuba, izikora umukobwa kuko arizo zirama, intanga ngore yakira intanga y'umugabo ariko izavamo umwana w'umukobwa. Rero niba ushaka kubyara umuhungu uregere kuri ayo matariki. Si ibyo gusa, iyo tumaze gukora icyo gikorwa kuri ayo matariki, hari ibindi uba ugomba kubahiriza. Uba ugomba gukurikirana wa mugore wawe, ukamuha urukundo, ukamuganiriza. Igihe cyose uvuye mu kazi niba ugafite, ntutahe umubwira nabi, ugataha umusekera, umuganiriza kandi umubwira inkuru zishimishije. Ikindi, umugore wawe ugomba kumuha umwanya nawe ukamutega amatwi, akakubwira ibimushimishije, akakubwira n'ibyamubabaje, kuko muri kwa kumutega amatwi bigera ku bwonko. Umunezero ugera ku bwonko, iyo ugeze ku bwonko bigera no kuri wa mwana atwite. Ikindi ugomba gukora cyangwa ugomba kwirinda, umugore wawe mu gihe atwite wirinda kumuca inyuma cyangwa ukirinda kumukorera irindi kosa rikomeye ryatuma agira igikomere ku mutima, kuko ibikomere umubyeyi yagize atwite
biragenda bikagera kuri wa mwana bikamugiraho ingaruka, bikaba bishobora gutuma umwana azavuka atameze nk'uko wamuteguraga. Icyo rero nacyo ugomba kukirinda kugira ngo umwana wawe azavuke ameze nk'uko ubyifuza. Ikindi, ugomba gufata umwanya ukamara iminota hagati y'10 na 20 ukora ku nda y'umudamu wawe mu gihe atwite, umubwira amagambo meza, umubwira ndakwishimiye, nishimiye ko ntwitiye umwana, nishimiye ko uzambyarira umwana mwiza, ndamukunda, ndumva mukumbuye, ndumva nifuza kumubona. Ukamara iyo minota umukorakora. Biba byiza cyane iyo umwana yatangiye konka, kwa kundi muvuga ngo umwana arakina mu nda. Iyo umwana yatangiye konka ugakora igikorwa nk'icyo cyo kumukorakora, umwana arabyumva. Uko museka mukina mwishimye bigera ku mwana, ukazasanga umubyeyi abyaye umwana mwiza. Cyane ko iyo habayeho icyo gikorwa cyo gukina no kumukorakora, biza gusoza n'ubundi n'igikorwa cy'urukundo, kuko ni byiza ko umugore utwite akora imibonano mpuzabitsina kenshi n'uwo babana cyangwa uwamuteye inda, kubera ko iyo babikoze kenshi umwana avuka asa n'uwo bahuye cyane. Mu Kinyarwanda babyita ngo ni ugukurakuza, ngira ngo iyo mvugo nta muntu utayizi. Rero umugore utwite ugomba kumuba hafi kandi ukamukinisha, kandi ugakinisha inda ye. Niko gukinisha umwana nubwo uba utaramubona, ariko umwana bimugeraho ugasanga umwana avukanye urukundo, umwana avutse yishimye. Ni handi umwana atangira guseka, agatangira guseka ahamagara papa, daddy, kuko muri we nubwo yari ataramenya kuvuga ariko yaramwumvaga, barakinaga, intoki ze arazizi, ijwi rye ararizi, ineza ye arayizi. Bizashimisha umwana rero. Ikindi ugomba kwitondera, muri wa munsi wa 14 nakubwiye, ugomba kwirinda kunywa inzoga nyinshi, kuko iyo mwanyweye inzoga mugasinda ugakora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe ukamutera inda, iyo wasinze cyane umwana ashobora kuvuka atujuje ubuziranenge. Bamwe babita ngo ni imbesire cyangwa ikindi kintu kitameze neza. Nujya gukora ibyo bintu witeguye kuzabyara umwana w'umuhungu kandi ushaka umwana mwiza, uzirinde kunywa inzoga ngo usinde, kuko umwana watwita cyangwa wazabyara byazamugiraho ingaruka. Turabashimiye rero ku biganiro, uburyo mutega amatwi ibiganiro byacu, mutwungure ibitekerezo kandi mukore subscribe, muzaba mukoze. Turabashimiye. Bye.